Muraho ni wa mukunzi wanyu niyo nkuru comedy, nimba unkunda nshyigikira ukanda like, ukanda subscribe, ukanda ku nzogera, ubundi ukankurikira mu buryo butuje. Buno miss nakubiswe shabyihorere cyane nta nubwo kuva mu gitondo nta nubwo nta kintu ndafa man ibifundi kubibana no hano shabyihorere mara cya gitipe nta kuntu twagihamagara ahubwo nano kigira ubuntu bw'ububoro man ahubwo man kanishe nyi telefone esha nibyo gusa man hagize igegera nyira tone atanyiswezanye kuko shamwe abasanga Halo? Wenyoko. Uriyo wa musenzi we. Tusaye kuri kakagaraje kwagura wa musenzi. Mubwire mari nimba afite n'ibyo kurya bizane kuko tumeze nabi. Nta kintu rose wa. Ndi kubyumva mwana. Tebuka se mwana ugeze se ubungu koko. Gusa mwana. Nimbara n'akantu mwana aho ufite waturemera kuko mwana igifundi ku kibara kimo cyandika batiri wakabisa. Vuga ko umuntu ameze nabaza ari naye. Oh shit. Ameze nabi kabisa rwose. Sisha mwana we nta kintu waba wafashe. Ntabwo umuntu yafite byo. Iriya mbwa rega byanashoboka yuko waba so wabazi mwana. Amubonye ipfiranye ku gakabari. Cya gitibe gishobora kuba kihaza. Amagere tukamagere. Amaji. Meze mutese bro. Hi. Nawe urabibona. Sibyo. Ako mbabwiye twazajya gutera akabora ahantu mwana. Mane mbanarabize neza mwana nakubise mane mbandi ku rucongo nesha n'intoza shaho. Ubusore buvuga iki mwana? Ubu nta kintu nabivuga. So wereba uri kubibona. Uracyavuga shavuga ntacyo aba yakabonye. Uragiyemo hagati se twakubwira bro. None se nika nakano uruwahese niba hariya mugaku bose mwana mba bro sari twasanze mbwa zikadukubita yegosha nikosha nitwa nde mani shimwe bakwita mani shimwe duru mani shimwe itejawe se mu bisanzwe sawa uzagenda gakura nase nuko ndamutangiye gusira kubura umunyinje we baranyishe we baranyishe we ya ewe mutabare sha mutabare mwana bifaranga mwana Jesus mwana bifaranga kubiswe ariko kangubwire sibyo ikinda cyanyiguramo inkweto uraya ko nambaye inkweto imwe ntago waryo we ako se ni kuri umukuru se w'amabandi ni bakubwira akantu gatonze si bitanu sekisa se zara niyo phone panza none se ubwo ngubwo ese mwana wagiye no kudukora icyo gisheni mwana cyiza akira ako se ubwo wenda nazagikoresha nyingura mwana hese sekisa se baro dutobaye se urabura hell no man what the fuck oya urakajwe n'iki aka ntago ndakaye ariko bro ndavuze seka vuba cyane ariko Yesu seka neza sekere ndize umva rero mbabwira mwana sinzi si tuyakoreye murabona bino bintu bitarya birarya cyane ase byose urabinyaka ako se amabandi yo muri ino minsi yose nakuvuga ndahita nzangiza gusa mwana abona zino diro zirarya dukomba dukomereza ducungira ngaha tuba twari 10 sekisa sibyo bashaka ngeze gushaka kwibyimbye sekisa cyane rwose ahubwo tugiye kujya turarira he tujya kucunga ahantu gatonze umudugudu ni yadukanga nako yadukanga abayobozi bariho ni nk'ibisanzwe ahubwo umuyobozi wari we wese tumufate niza marere twazi ko mamana gusa ahubwo twe twice dutegereze n'abandi bro tutegereze n'abandi ndamana kanyambura amapanga aramutse dore rwose mu ihara hirya n'ibisambo dore n'inkovu rwose ziranyishe dore none banamvuye shabira nakwishe byo none se bakubite he Mangu bite hariya hirya.
Bakwatsa ngahe? Banyotse 10,000 byose. 10,000? Cyangwa barimo ni deni? Kareka nta deni njye narimba rimwe. Tuje kunyeka ibyo bisaba. Ngibi bya bisambo de. Nibi ngibi ni. Nakubirisha nk'ingegera. Kamwa bakayitase. Ikigo kinamufata. Uramba. Nakuvana urinje kurwana. Urinje. Ubone umudugudu uyobora iki sha? Uyobora iki? Uduteza abantu. uyobora iki sha? Iki gifate neza. Gifate neza mu kigo. Ako uru rwa mudugudu reka turureke rwigendera rwa mudugudu wigize iki sha? Wigize iki? Karifu Ewe Basimani mwambabari ko koko mwambabari wewe mudugudu wewe wigize iki sha? wigize uremera ko karitsiye yawe tuzaye tuyobora Mfase yewe umva. Ubwo mwebwe ejo bundi muzaza mbere kantu mujya kwiba imembasi. ahubwo sumva ubagiciya Kwanga ingegera bite mu mudugudu wawe kandi byitwa ngo unyobora abaturage. Ariko reka nze mbateze gitifu. Aro nyakubaha gitifu wewe ingegera ziranzengereje mana by'abaturage baranoye ngo niba utaza kuza kubafunga ngiye bizangegera zigazambura n'abaturage utabafunga ndatamva no kubiyobozi ngewe nafunga. None se mudugu ubwo ngubwo ibyo bisambo koko biracyahari ngiye mite noherereza irondo ry'umugariza ribifate. Birahari rwose tebuka uzane n'irondo ry'umwuga n'abapolisi uzubanwarema uko bafunga nk'imyaka 12 rwose bagata bahiramo burundu. Umva reka nkubwire rero mudugudu ngiye kohereza irondo ry'umwuga rize rite ribafata mu masegonda 10 ndahita ndabambabona hano imbere yanjye. Siko bimeze ngize. Allo kumva ibisambo byateje umutekano mukeya kwa mudugudu washatse babahungu bawe mukagenda mukabinzanira vuba none ahanga ibisambo ngo byabateye. Ese si twagutuye uri irondo ry'umwuga genda ubazane kuko ndumva byananga ndakaje ngewe ibyo bintu byakubise mudugudu ngenda bishaka hano none ahanga. Nanjye ndi hafi y'abo bahungu. Reka mbarebe nze dufate ibyo bisambo. Ndakumva genda bashake vuba mu masegonda mube mungezeho munzanire n'ibyo bisambo. Ndabyumva reka nze mbazane nyuma y'iminota 2 ibyo bisambo se ubundi biri he? Bisambo biri kwa mudugudu. Genda mudugudu wepfiri arahita bakubwira wo mu gitoboto barahita bakubwira uyitubazana. Sawa narebire reka ndebe abahungu banje tuzane. Allo ese mugeze nuza umuyobozi w'umudugudu bamumereye nabi kajyana ibyo bisambo nonanga. Ibyo bisambo birimo gushaka kwambura abantu byambuye umuntu 10,000 byabujije abantu umutekano mudugudu byamukubise byamugize ibisebe. Niyo mutebuke ibyo bisambo twite tubijyana nonanga bamabere ba nyina nago wongera kurara mu mudugudu. Kugira ngo bateze umutekano muke mu mudugudu w'abandi Batuze kwiga twikorera. Komera muyobozi. komera muyobozi Komera cyane. mwari muraho None ikintu nagiye kuganira. Barabasha kumva neza. turabyumva Gitifu w'akagari amereye nabi. Ngo tuze twende ibyo bisambo biri muri iyi karitsiye. Mudugudu umuyobozi w'umudugudu byamukubise. baba we ko Barabasha kumva neza. None ngiye gitifu kugeza na bisa amereye nabi. Urumva? Witekera seka. Wowe urimo guseka ureba ibintu bimeze nabi. oya ntago ndi guseka rwose. Hanyuma wewe ugomba kuza kurebamo umwe uhita umufata. Muvana mu cyiciro cya za sumuntu. Nta kibazo rwose cyo ndabibasha. Hanyuma ushoboye Njewe
nanjye ni gutyo mbikora Fata gutyo umuntu, mbikora yego ibirimbo unamuvanemo ijisho na rwose sawa nizere yuko ari uko mbeze reka nze mpamagare gitifu w'umurenge yego sawa nabi yego yego Halo Mr. Gitifu w'umurenge none uri hehe ngo nze dufate ibyo mu mudugudu uri ha mugire vuba ibyo bisambo nyine ndabishaka hano nyuma y'iminota 3 tekereza kuba umuntu akubita mudugudu muri aho ngaho mwumva usubundi niyo bahamagaye hano ibyo bisambo hano bize bigendesha amavi urumva ibyo bisambo urabishaka kandi none aha ngaha birarara muri gereza sawa nta kibazo tugiye kubizana nyuma y'iminota kibazo sawa ubwo ngubwo nyine mugende mubizane nta kibazo ubwo nanjye ndi ku murenge nta handi ndi mutebuke mubizane sawa nta kibazo mani twicara ashko n'urukweto rwanjye byarana kanda like nimba udukunda kanda subscribe nimba udukunda kanda kongera ujye kurikirana komedi zacu mu buryo bukoroheye